Turabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana yongere abane namwe, Uwiteka abishimire. Hanyuma rero tugarutse tuje kongera kubasobanurira ya karande nk'uko zikurikirana, Imana ibagirire neza. Turatangiye mu izina rya Yesu, reka dufate umwanya dusenge, Imana ibane natwe. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze ngo ubane natwe kandi ugendane natwe, udufashe kumva ijambo ryawe. Data nyir'ijuru, udufashe gusobanukirwa iby'uru rugendo, maze uturwanire urusheho kutuneshereza, kandi benshi udutandukanye na karande zitubaha buri munsi, zigatuma tutagira umunezero n'ibyishimo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kwiga kuri karande ebyiri, tugiye kuzivugaho. Hanyuma karande ya mbere turavuga kuri karande y'uburwayi budashira mu miryango. Hari karande y'uburwayi budashira mu miryango, bugahora buza buri gihe, buza inshuro nyinshi. Hanyuma ubwo burwayi bukabasha kwibasira umwana wawe, bukibasira umwuzukuru wawe, bukibasira n'uzagukomokaho, kandi nawe ntabwo ari wowe wabwiteye, cyangwa se bwaraturutse hehe? Mu bisokuruza. Bikunze kuza rero zifite mu buryo bwinshi butandukanye. Ikimenyetso cy'uko iyo karande y'uburwayi iri mu muryango wawe, ibyo tugiye kurebera hamwe, maze turebe n'icyo twakora kugira ngo tubashe gutsinda iyo karande y'uburwayi buri mu muryango wawe budashira. Ubusobanuro buhoraho: kudakira, kujya kwa muganga bikanga. Icyo ni igisobanuro cya mbere kigaragaza yuko ufite karande y'uburwayi budashira. Ujya kwa muganga bikanga, ukivuza, ejo ukumva utashye wumva worohewe, mu wundi mwanya bikanga, ejo ugasubira kwa muganga, bagahora baguha amataransiferi adashira mu buzima bwawe buri gihe. Ndetse bamwe bakabataransifera kujya kwivuriza mu mahanga atandukanye, cyangwa se mu bigo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo iyo karande yaba imeze nabi, nubwo iyo karande y'uburwayi yaba ibaye ndende, nubwo iyo karande yaba yaragutwaye umubiri w'ubugingo, ndakubwira ngo Kristo arahari kugira ngo azagire ute? Akurwanirire kandi akurengere. Hanyuma rero reka turebe ibimenyetso bikurikira kuri iyo karande, kugira ngo iyo karande y'uburwayi umenye nimba ihari n'icyo wakora kugira ngo uyikire. Hanyuma bene data, ntabwo tuvuga kuri karande cyangwa se tuzigahe kugira ngo tumenye ko turi muri karande gusa, ahubwo ingingo nyamukuru iri muri iyi karande yo kuyimenya ni ukugira ngo tubone n'uburyo bwo kuyirwanya. Ni ukugira ngo tubone uburyo bwo kuyirwanya n'uburyo bwo kuyinesha, kuko iyo utazi ikintu urwaye ntabwo umenya kukivuza. Baravuga ngo ushaka gukira uburwayi agira ute? Araburata. Nicyo tugiye gusuzuma rero, kugira ngo ubone uburyo wabukira n'uburyo wabanamo n'Imana. Aha ngaha muri iyi karande niho hazaza n'abantu bamwe na bamwe kubura urubyaro, bitewe n'iki? N'iyo karande igenda igaragara mu muryango. Dore ibimenyetso: kwivuza byinshi ariko ntibikunde. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga akivuza agakomeza akivuza, ariko bikagira ute? Bikanga. Agahera ku wa mbere agahora randevu zo kwa muganga zidashira inshuro nyinshi. Izo randevu rero, iki ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko ufite karande y'uburwayi mu muryango wawe. Ubu burwayi bushobora gufata umwana wawe, wavaho mu gihe utarwaye umwana akaba arwaye, mu gihe utarwaye abuzukuru bawe bakaba barwaye, mu gihe utarwaye bene nyoko bakaba barwaye, mbega mukihorera muri urwo ruco rw'uburwayi. Muri ubu burwayi rero niho Satani agusubiriza inyuma. Amen. Yamara kugusubiza inyuma, bigatuma bikurura ya karande y'ubukene. Ukagira ngo ufate umwanya ujye mu kazi ukore, ukagira ngo ufate umwanya ugire ikintu ushakisha, ariko bikagira ute? Ariko bikanga. Iyi ni karande y'uburwayi turi kuvugaho budakira mu miryango. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ko iyo ndwara ihari, indwara zimenyerewe mu miryango, harimo sida, amadiyabete, kanseri, imitima, kurwara amaso. Mbega hari n'abagira karande y'umutwe udakira, ugasanga umubyeyi arwaye umutwe, n'abana be bakunda kurwara imitwe, bakunda kurwara ibifu mu ngingo zose zigiye zitandukanye. Ugasanga iyo karande irahuzuye kandi ibaye nyinshi. Amen. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Yesu ubasha kudutandukanya na karande. Hari Yesu ubasha kudukiza. Hari Yesu ubasha kudutabara. Hari Yesu ubasha kuturengera. Hari Yesu ubasha kugendana nawe. Yiteguye kuza kukurwanirira mama. Yiteguye kuza kukurwanirira papa. Yesu ari bugufi bwawe.
kugira ngo akugirire neza. Dore ikindi kimenyetso gikurikiraho, umwuka wo kwipfumbata cyangwa se mu bijyanye no kwigunga, sibyo? Ukumva ko ari wowe uhorana uburwayi, akaba ari wowe uhora mu bigeragezo, ejo indwara imwe ikavaho hakaza iyindi, ugahora wigunze, wumva ko Imana itazakugira. Humura, Imana izakugirira neza. Nta kindi cyazanye Kristo kuri iyi si, nta kindi cyazanye Kristo kukurwanya uretse kukurwanira, uretse no kugutandukanya n'iyo karande, ukaba ubwoko bw'Imana, ukaba umwana w'Imana, ukundwa n'Imana, ukorana n'Imana, ugendana n'Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Hanyuma Yesu aragukunda. Reka bene data tuganire ku buryo dushobora gukira iyi karande y'uburwayi budashira mu miryango, ariko Kristo we ajya abasha kuyimara mu izina rya Yesu. Dore inkomoko y'iyi karande, imivumo. Amen. Umuvumo uza mu buryo bwinshi butandukanye. Kugira ngo wumve neza yuko tuzengera twige ku cyo bita umuvumo, ku muntu uzadukurikirana, nawe ubishaka ko twiga ku ijambo umuvumo, ubusobanuro bw'umuvumo, n'uburyo n'abantu bashobora kukuvuma bikagufata, n'abatakuvuma ntibigufate, ndagira ngo tuzabiganireho. Uzakurikirane kuri channel Irembo ry'Ijuru TV, ukora subscribe, usharinga, liking, komantere zanyu, tuzabikunda cyane kandi tuzabigusobanura neza cyane. Hanyuma umuvumo iva ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko mureke tuvuge nibura nka habiri h'ingenzi cyangwa hatatu. Umuvumo wa mbere ushobora kuva ku babyeyi bawe. Umuvumo wavuye ku babyeyi ushobora kukugiraho ingaruka z'uburwayi bukomeye. Ndagira ngo ninginge umubyeyi, ndagira ngo ninginge umupapa, ndagira ngo ninginge n'umwana mutoya, ijambo kuvumana urishyire ku ruhande, kuko bimwe mutongerera ku bana kubera umujinya n'uburakari bibagiraho ingaruka. Undi muvumo wa kabiri ushobora kuva ku mushumba ukuyoboye mu buryo bwo gusenga. Hari abashumba bahamagawe ariko bahamagarwa kamere itarapfa. Iyo kamere itarapfa ku mushumba, ukamukosoreza intama cyangwa se ikajya kona muri rusange, ashobora gukoreshwa na ya kamere akakuvuma. Muri uko kukuvuma rero ushobora kugirirwamo n'ingaruka, bikazakugenda igihe kirekire, uwo muvumo ukazagukurikirana kubw'uko umushumba ari wagize ute, wakuvumye. Amen. Hanyuma rero mwene data, rero nkubwire ngo iyi inkomoko y'umuvumo nari mvuzeho gatoya. Uyu mivumo rero ushobora kuzaho ukagira uburwayi budashira, ukagira uburwayi buhoraho, bukaba akarande mu muryango, bukaba akarande ku bisokuruza, rukaba akarande ku bazagukomokaho, rukaba akarande ku bagukomokaho, ukaba akarande ku bintu byinshi bigiye bikurikirana. Kabiri, ingaruka z'ubusambanyi. Ku ngaruka z'ubusambanyi niho hari imbaraga zikomeye cyane kandi zihuta. Iyo ukora ubusambanyi uba uri gukurura icyaha gikomeye mu muryango, uba uri gukurura uburwayi budashira, cyane ko mu gusambana niho hashobora guhita habonekamo sida, ariko siho honyine zihita zigira ute, zibonekera, ahubwo uba uri gukurura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zidakira mu buryo bw'umwuka, kuko Imana ntihana umuntu, ahubwo ihana icyaha kiri kuba ku muntu, kandi icyaha kiri kuri wowe, kiri muri wowe. Nimba kiri muri wowe rero uzahura n'ingaruka z'icyaha. Irinde gukora icyaha cy'ubusambanyi. Iyo umuntu akoze icyaha cy'ubusambanyi kiraremera cyane, kikagira imizi, kikagira imbaraga, ndetse kigatuma umuntu atabasha gukomeza urugendo, atabasha gukomeza gukora umurimo, ndetse yagerageza no gukizwa cyangwa se gukora umurimo w'Imana bikanga, kubera ko cya cyaha cy'ubusambanyi cyamwizingiyeho, kirangije kiravuga ngo kizajya kimufata buri gihe. Yagerageza gukizwa, gukora ibyo Imana ishaka, kikongera kikamugarukaho, kikamwizingiraho. Amen. Ariko Kristo yiteguye kukurengera, ariko Kristo yiteguye kukurwanira mu izina rya Yesu. Gatatu, umwuka w'umurage w'indwara. Uyu ni umwuka w'umurage w'indwara
mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Uyu mwuka w'umurage w'indwara rero uza ku muntu kubera ko yawurazwe n'abasogokuruza biwe. Amen. Iyo yawurazwe n'abasogokuruza biwe bituma cyane izi mbaraga zikomeza kumugeraho, izi mbaraga zirushaho kumuganza, agasenga ariko agifite karande y'uburwayi, ntibitume atabasha kugera ku Mana. Agahora arwaye, agahora ajya kwa muganga, kubera yuko agahora ajya kwa muganga, yajya no gusenga akajya gusenga afite uburwayi. Uzarebe kenshi iyo bagiye gusengera abarwayi mu nsengero, mu byumba hamwe na hamwe hatandukanye, mu masengesho ya buri munsi, iyo bagiye gusengera abarwayi buri gihe, umubare mwinshi abantu bari mu materaniro barahaguruka. Bivuze ngo abantu benshi bafite iyi karande y'uburwayi. Nubwo utahaguruka wowe urwaye, hari abahaguruka basanga barwaje abana, barwaje ba nyina wabo, barwaje benshi bagiye batandukanye mu miryango. Ariko Kristo yiteguye kurwana no kukuneshereza. Kristo yiteguye kugushyigikira mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mwene data, reka unyemerere gukira rero, gukira kw'aka kanya. Gukira rero nicyo tugiye kurebaho kandi tugiye gukora kugira ngo ubashe gukira iyi ndwara ya karande mu izina rya Yesu. Reba ikintu wakora kugira ngo ukire: kwihana no gusenga. Ibi bintu bizagaruka inshuro nyinshi. Niwihana ugasenga, ndakubwiza ukuri ko Imana izakurwanirira. Abantu benshi ntibashaka kugira ute, ntabwo bashaka kwihana. Ariko ndakubwiza ukuri ko niwihana ukareka ingeso mbi, ukareka ibyakurwanyaga, ukareka gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka, nk'uko iravuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawa, Imana ishimwe, Uwiteka azabagirira neza. Nyemerera ukora iby'Imana ishaka, ukora iby'Imana ikunze, maze Imana izabana nawe mu izina rya Yesu. Aka kanya rero nicyo tugiye kureba: kwihana no gusenga. Hari igihe umuntu agira uburwayi budashira ntashake no gusenga. Hari igihe umuntu agira karande y'uburwayi mu miryango cyangwa n'ibindi bintu, izindi karande zose, ntabashe gusenga. Abavutse kuri we n'abavukiye mu miryango yiwe bose ntibabashe kugira ute, ntibabashe kubona imbaraga zizabakura muri ya karande. Ukaba ukiyicayemo. Nimba uzi koko ko kiri muri karande, hari ikintu wakora ugahindura ubuzima. Hari ikintu wakora Imana ikagendana nawe. Hari ikintu wakora Imana ikaguhindurira isheni y'ubuzima. Hari ikintu wakora Imana ikakurwanirira. Hari ikintu wakora ukaba mu buzima bushya bumwe Kristo yashatse kutugirira neza, yashatse ko tuzabamo mu izina rya Yesu. Kabiri, kumenya ijambo ry'Imana rivuga gukira. Amen. Reka dusome iryo jambo ry'Imana rishobora kudufasha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma Yesaya 53 ku murongo waho wa 5. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga mu izina rya Yesu, kugira ngo iyo karande ibe yabasha gukira, nawe ubashe gutandukana nayo. Ku murongo wa 5 aretse ngo: nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Umva ikintu cyazanye Yesu. Amen. Iri ni ijambo riri mu isezerano rya kera ryagaragazaga icyo Yesu yaje gukora. Yesu yaje kugira ngo adutandukanye na karande. Imibyimba n'inkoni yakubiswe. Amen. Umubabaro yababaye. Haleluya. Ngo maze ngo Yesu ararira. Imana ishimwe. Ibya bindi byose byatumaga ahura n'agahinda, bya bindi byatumaga avuga ngo mwami nimba bishoboka iki gikombe kindenge, ibyo ngibyo nibyo yaje kudukirisha. Imana ishimwe. Yesu yaje kugukirisha ijambo rye. Yesu yaje kukugira ngo akurwanirire mu izina rya Yesu. Uranyemerera tubashe gukomeza uyu mwanya? Reba igikurikiraho: gusaba gusenga n'abizera bahamagawe n'Imana, cyangwa se muri make bafite amavuta y'Imana. Ijambo gusenga rikomeje rigaruka inshuro nyinshi.
Mbese mwene data, urifuza gusenga? Urifuza gukomeza kubana n'Imana? Urifuza gukomeza gukorana n'Imana? Urifuza gukomeza ugendana n'Imana? Guterana bitandukanye no gusenga. Amen. Gusenga ni ugukora iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukugendana n'Imana. Gusenga ni ugukorana n'Imana. Gusenga ni uguhamagara Imana mukaganira. Muri ibyo avuga ngo bwira Yesu byose. Arakunda, afasha abashavuye. Wizera ijambo ryiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu arakugirira neza. Yesu arakurwanira uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ikintu wakora Yesu akagutandukanya n'iyi karande y'uburwayi. Icya mbere ni ukwihana. Icya kabiri ni ukumenya ijambo ry'Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, ukumva icyo Imana igushakaho, ukumva icyo Imana igiye kugukorera, ukumva uburyo Imana igiye kukurwanirira. Ugaca bugufi mu gusenga, habamo guca bugufi, kwihana ibyaha byawe, ukongera ukihana n'iby'imiryango, ukihana n'iby'abana bawe, ukihana n'iby'ababyeyi bawe, ndetse n'iby'ibisokuruza byawe bigiye bitandukanye mu buryo bwinshi butandukanye. Hanyuma nukomeza gukora iki kintu, ugakora ibyo Imana ishaka, ukagenda muri gahunda Imana ishaka, uzagira imbaraga. Imana izagutandukanya n'iyi karande. Muri gahunda twihaye y'umwaka mu mezi 6 yo kugira ngo dusenge dusaba Imana idutandukanye na karande. Isengesho rigira imbaraga cyangwa se rituma Imana ikora ni ugutitiriza. Ntabwo dutitiriza umunsi umwe kubera ko dufite ikibazo, ahubwo dutitiriza igihe kirekire. Muri ibyo avuga ngo titiriza nawe Yesu akugiriye neza. Hari umupfakazi watitirije, uwo mupfakazi amaze gutitiriza, haleluya, atitiriza ku mupfakazi utarubahiga Imana, utaremeraga n'Imana, ariko avuga ngo kuko uyu mupfakazi andembeje, kuko uyu mupfakazi ahora azi iwanjye, uyu munsi ndamurengera, uyu munsi ndamucira urubanza neza, uyu munsi ndamurwanirira. Noneho uwo ni umugani Yesu yaraciye. Tekereza ku muntu wafashe amezi, haleluya, arenga 1, 2, 3, 4, 5. Nta cyatuma Imana itakurengera, nta cyatuma Imana itakurwanirira, nta cyatuma Imana itakuneshereza. Haleluya. Hari uburyo abantu dusenga dufite amarangamutima, tukumva ko uyu munsi ari bwo Imana iri buturwanirire, tukavuga ati uyu munsi Imana nitatuneshereza ntabwo Imana irabihari, ntabwo Imana irabikora. Imana irahari kandi Imana irakora mama. Imana irahindura. Haleluya. Ntabwo Imana igikorera ku gahimano. Ntabwo Imana igikora kugira ngo bakunde bayireba, kugira ngo bakunde bayemere. Ahubwo muri ibyo ngo isaha y'Imana igeze, na nyuma ya zero irakora. Isaha y'Imana igeze, ibintu byose birahinduka. Isaha y'Imana igeze, wari ingumba arabyara. Isaha y'Imana igeze, haleluya. Utarashaka nawe yubaka urugo bikamubera, haleluya. Isaha y'Imana igeze, uwari umukene afasha abandi, afashwa n'abandi, atabasha kwigurira umwambaro yumva ashaka, atabasha kwigaburira icyo yumva ashaka. Isaha y'Imana igeze, na nyuma ya zero twabonye Imana ikora, tubona Imana ihindura ibihe, tubona Imana yigaragariza abantu, turavuga ati iyi ni imirimo y'Imana. Rero nkubwire ngo isaha y'Imana yiteguye kugera ku buzima bwawe. Isaha y'Imana yiteguye kuza. Isaha y'Imana yiteguye kuza kukurengera. Isaha y'Imana yiteguye kuza kukurwanirira. Isaha y'Imana yiteguye kuza kugushoboza bimwe byakunaniye. Isaha y'Imana yiteguye kongera kuza kukubakira bundi bushya. Isaha y'Imana yongeye kongera kwitegura kuza gukora ibyananiye abana b'abantu. Yongeye kuza gutanga ituze mu rugo rwawe. Yongeye kuza gutanga ubuzima, kuko isaha y'Imana yigeze, na nyuma zero irakora. Muri ibyo avuga ngo nta wayikoma mu nkokora, nta n'uwayirwanya. Rero nkubwiye ngo isaha y'Imana irageze. Imana ikugirire neza, Imana ikuneshereze. Hanyuma reka unyemerere dusenge, dukurikizeho iyi karande y'amarozi n'uburozi bw'abantu baturoga. Imana itubwire, reka ngusengere kandi tuzakomeza dusengane. Numva ushaka ko dukomezanya iki cyigisho, unyandikiye muri komenti, maze tuzafata umwanya dukomeze dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, urera kandi urakiranuka,
urashoboye, uri umunyembaraga, uri umutware mwiza, ni wowe udutwarira ubuzima, ni wowe udushoboza. Biravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mwami nyir'icyubahiro, duha imbaraga yo gutandukana na karande, duha imbaraga yo gutandukana n'uburwayi, duha imbaraga Mwami, ufite imbaraga, ufite imbaraga Papa. Mbese twakora iki Mana? Ufite imbaraga Mwami Imana zabasha kudutandukanya, ufite imbaraga zabasha kudukiza, ufite imbaraga zabasha kuturwanira Papa. Imbaraga zawe ntabwo zinanirwa, imbaraga zawe ziratuneshereza. Ngwino udushyigikire, ugendane natwe, udutandukanye na karande, maze urusheho kutujya imbere, ahataringaniye uharinganize kubw'ubuntu bwawe, ni mu izina rya Yesu, amen.